Yes, reka tuganire ku nama y'umunsi numara kuyumva uri bumpamagara umbwira isomo ukuyemo uyu munsi. Umugabo ushaje cyane ugeze mu zabukuru ariko nanone akagira umugore ukiri muto cyane mu myaka ku buryo benshi bajyaga bagira ngo ni umukobwa we w'umuhererezi. Amaze kubona ko ubuzima buri kwanga, iminsi irimo igenda imusiga, umugabo atekereje neza asanga namara gupfa umugore ukiri muto gutyo atazamubera umwizerwa, atazemera kuguma wenyine ku myaka mike nk'iyo. Umugabo ariyumvira ati nindamuka mpfuye umugore wanjye uko muzi ntabwo azemera kuguma wenyine, byanze bikunze azashaka undi mugabo aze baryohe mu mitungo yanjye nabiriye icyuya. Kandi ikizambabaza kurushaho ni ugupfa nzi neza ko umuhungu wanjye azasigara abayeho nabi kandi ari we naruhiraga iyi myaka yose. Umugabo ubwo nibwo yigiriye inama yo gufata ubutunzi bwe hafi ya bwose, bwa butunzi bushobora kubikwa burimo amafaranga, amazahabu n'ibindi nk'ibyo, ajya kubihisha mu ishyamba. Umugabo kandi akagira umugaragu yizera cyane witwa Nanda. Umusaza wenda kwitahira yegera wa mugaragu we witwa Nanda, amusaba kumuherekeza mu ishyamba, kumwereka aho asize ahisha ubutunzi. Ati umunsi nzaba ntakiriho umuhungu wanjye uzamwereka aha hantu kandi uzamubwire ko ubu butunzi akwiriye kubukoresha neza. Umusaza afata ku rutugu rwa Nanda, amureba mu maso, amwitegereza cyane, ati ndakwizeye. Iminsi ntiyatinze gushira, umugabo yitaba Imana. Umwana w'umusore nawe igihe gishize amashuri arayarangiza. Mu gihe arimo arwana no gushaka akazi ngo atangire ubuzima, nyina aramwegera ati ariko mwana wanjye, ibi nkubwira ntabwo mbizi neza, ariko nkurikije uko so nari muzi, byanze bikunze hari ubutunzi yaguhishiye. Uze kwegera Nanda umubaze niba koko yaranagize icyo aguhishira. Nanda wenyine niwe yizeraga kuri iyi si y'abazima. Hashize nk'icyumweru, umusore ubwo arabyuka, akazuba gatangiye kurasa, yegera Nanda ati ariko nibyo koko ibyo numvara ngo data hari aho yasize ampishiye ubutunzi ahantu mu ishyamba, ngo kandi ni wowe yasize aheretse gusa, ibyo ni ukuri? Nanda arimo yisekera cyane ati yego ibyo ni ukuri, yabusize ahantu mu ishyamba kandi ni njye njyenyine uzi aho hantu. Ubwo bombi bafata amapiki, amasuka n'ibitiyo bajya gushaka aho ubutunzi butabye. Bageze mu ishyamba, umuhungu atangiye gucukura arimo ashakisha. Nanda ubwo we yari yihagarariye gusa, ahubwo ari kujya areba uwo mwana w'umusore akisekera. Nanda atangira kwiyumva no kwifata nk'aho atakiri umugaragu, ahubwo asigaye ari we bosi. Kuba byonyine ari we wenyine uzi aho ubutunzi butabye, icyo cyo cyamuhaga irindi peti. Umusore ati none se Nanda, ubu turakomeza ducukura ishyamba ryose kweri? Data nta hantu, nta gace byibuze yaba yarasize akurangiye twashakiramo? Nanda akamureba akisekera ataha, urambabaje rwose, niba waje witeguye gutahana zahabu. Harya maye ngo muba muri abana b'abakire ntimwabaho nabi? Umusore yumva ayo magambo ya Nanda uvuga asa nk'uninura, arayatinya, gusa ntiyagira icyo amusubiza, aramwihorera, arakomeza aracukura. Umunsi wa kabiri basubira muri rya shyamba, ariko n'ubundi bataha amaramasa. Umusore atangira kwibaza cyane kuri uwo mugaragu wizerwaga na se cyane. Mu mutima atangira kwiyumvira ati ngiye simbyumva. Iyo dufashe amasuka n'ibitiyo tugiye gucukura, Nanda aba afite umwete udasanzwe, ariko twagera mu ishyamba kangaraguza gati use no kubera iki?
uretse uwo Nanda ise w'umusore yizeraga cyane, yari afite indi nshuti imwe rukumbi baganiraga byose, ariko nta na rimwe yigeze amuganiriza iby'ubutunzi asize ahishe mu ishyamba. Umusore apfa guterera imisozi ajya gutekerereza uwo musaza wahoze ari inshuti ya se ibyamubayeho. Barimo baganira, umusore ati, Nanda, iyo tuvuye mu rugo tugiye gucukura mba mbona bishaka yewe yishimiye no kumfasha, ariko twagera mu ishyamba agahinduka undi muntu, akambwira amagambo ansetsereza asa nk'uri kunkina ku mubyimba. Ubu nabuze icyo nakora, nabuze icyo nakwizera, sinzi neza koko niba ubwo butunzi buhari cyangwa se mba ndimo ncukura ntumwanya gusa. Umusaza nawe wari umunyabwenge cyane amwumva neza yitonze, ati, nimusubira mu ishyamba nanone uzarebe ha hantu Nanda aba ahagaze cya gihe aba arimo kwishima hejuru gutyo. Ayo magambo aba arimo akubwira guseka, uzitegereza aho ibirenge bye biba bikandagiye. Hanyuma cya gihe azaba arimo guseka akubwira ubusa wowe urimo ucukura, uzijijishe use n'umusuni kumubwira nabi bisa nkaho bikurakaje, umubwira uti, niba udashaka kumfasha mva impande. Hanyuma aho hantu Nanda nahatirimura ibirenge uzahacukure neza witonze, ubwo butunzi niho buzaba buri. Umusore koko akoresha iryo banga, ubutunzi aza kubuhasanga hahandi neza Nanda yakundaga guhagarara cya gihe babaga bagiye gucukura. Umwana yaje kubaha icyifuzo cya se, amabuye y'agaciro n'amafaranga ntiyabyangiza, we ubwe yiyitaho, yiyubakira ubuzima ndetse afasha n'abandi bagombaga gufashwa. Inama y'umunsi. Reka tuganire ku nama y'umunsi numara kuyumva.